ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Nimuhumure inshuti z'Imana, dukomere ku ibanga ry'urukundo buri munsi. Aha twageze ni kuri buri munsi. Iyo ushaka kudukurikira buri munsi ku bushake bwawe, ujya kuri YouTube ukandikamo ijambo buri munsi. Ufungure buri munsi, ufungurire abandi buri munsi. Buri munsi ugirana ibanga n'Imana. Dore amasomo adufasha kubika ibanga. None kwa gatatu w'icyumweru cya 11 gisanzwe, tariki 16 Kamena 2021. Isomo rya mbere niryo mu wa kabiri Paulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 9 umurongo wa 6 kugeza kwa 11. Bavandimwe, muramenye ko wabibye ubusa asarura ubusa, naho uwabibye byinshi agasarura byinshi. Buri wese rero atangiye ku mutima we ubimubwira, atinuba, adahaswe, kuko Imana ikunda utanga yishimye. Imana ifite ububasha bwo kubasenderezaho ibyiza by'ubwoko bwose, kugira ngo muhorane ibyangombwa igihe cyose no muri byose, mugasagura ndetse n'ibibafasha gukora ibikorwa byiza. Nk'uko byanditswe ngo yatanze ku buntu akwiza abakene, ubutungane bwe buzahoraho iteka. Uha umuhinzi imbuto zo kubiba, akanamuha umugati wo kurya, azabaha namwe imbuto azirumbure kandi agwize umusaruro w'ubutungane bwanyu. Muzakungahazwa ku buryo bwose, bizatume mutanga mutizigamye, maze imfashanyo yanyu tuzaba tubashyikirije zitere benshi gushimira Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 112. Hahirwa umuntu utinya Uhoraho. Hahirwa umuntu utinya Uhoraho, agahimbazwa n'amategeko ye. Urubyaro rwe ruzagira amaboko mu gihugu, ubwoko bw'abantu b'intungane bugira umugisha. Ubukungu n'umunezero bibarizwa iwe, n'ubutungane bwe buhoraho iteka. Mu gihe cy'umwijima yaka nk'urumuri rumurikira abantu b'intagorama. Koko impuhwe, ineza n'ubutungane nibyo bimuranga. Hahirwa umuntu ugira impuhwe kandi akaguriza abandi, agira ubuntu agaha abakene atiziganya. Ubutungane bwe bugahoraho iteka, akagendana ishema n'ubwemarare. Hahirwa umuntu utinya Uhoraho. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yesu Kristu uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 6 umurongo wa 1 kugeza kwa 6 n'umurongo wa 16 kugeza kwa 18. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yesu ku musozi, maze arababwira ati: murajye mwirinda kugira neza mu maso y'abantu, mugira ngo babarebe. Mwaba mwivukije ingorano kwa so mu ijuru. Igihe rero utanye imfashanyo, tukavugisha ihema imbere yawe, kuko indyarya zibigira mu masenge no mu mayira, kugira ngo baratwe n'abantu. Ndababwira ukuri, babashyikiriye ingorano yabo. Naho we nutanye imfashanyo, ikiganza cyawe cy'ibumoso ntikikamenye iki cy'iburyo gikora. Bityo imfashanyo yawe igigirirwa mu ibanga, maze se umenye ibyihishe azabikwiture. Igihe musenga ntimukagenze nk'indyarya zikunda gusenga zihagaze mu masenge no mayira abiri, ngo zibonwe n'abantu. Ndababwira ukuri, babashyikiriye ingorano yabo. Naho we nushaka gusenga, ujye winjira mu nzu yawe, ukinge, maze usenge suraho atagaragara, maze se umenye ibyihishe azabikwiture. Igihe musiba kurya, ntimukijime mu maso nk'uko indyarya zibigira, zikambya agahanga kugira ngo ubone ko zisiba. Ndababwira ukuri, ziba zishyikiriye ingorano yazo. Wowe rero nusiba kurya, ujye wisiga mu mutwe, uyuhagire mu maso, kugira ngo utamenyesha abantu ko usiba, ahubwo bimenywe na so uri ahatagaragara, maze se umenye ibyihishe azabikwiture. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, nimukomere. Kristo urugero rwacu rwo gukundana naganzi wacu, tumwigane, tumwigireho gukora neza buri munsi. Umugabo w'umukire w'umugira neza yigeze gupakira ikamyo y'ibiribwa agiye gufasha impunzi, nuko impunzi zirishima cyane, ziranezerwa. Wa mugabo agarutse, abayobozi bo muri aka karere batangira kumwibasira bati: yego wakoze neza ibikorwa by'impuhwe, ariko igikorwa nka kiriya cy'agatangaza kigombera televiziyo, amafoto, bityo kikaba cyajya mu mihigo y'akarere, akarere kakazamuka. Rero w'ikosa ryawahombeje akarere. Nuko babanza kumufunga nk'iminsi 3, bamuziza ko yimishije akarere amanota, kubera ko nta foto n'imwe yigeze afata, nta foto y'urwibutso y'icyo gikorwa cy'ubutabazi yerekanye. Nuko mbere yo gufunga wa mugabo arababwira ati: nubwo nta foto mwabonye, ariko Imana yo yambonye, kandi nanjye size mbonye ikimenyetso koko ko Imana yambonye. Size abo nasuye bishimye, nanjye natashye nishimye. Imana yambonye. Kuba Imana yambonye birampagije. Birumvikana barababaye, bibaza uko bamugenza. Bakristo bavandimwe, amasomo y'uyu munsi aradufasha kugira ibanga. Le secret avec Dieu, ibanga n'Imana. Kuba ufitanye ibanga n'Imana biraguhagije. Kuba Imana izi ibyawe byose biraguhagije. Ibibazo byawe, ibyishimo byawe, kuba Imana ibizi biraguhagije. Kuba wakora ibikorwa by'urukundo rwihishwa nubwo wabizira, ntube yakwerekana amafoto
cyangwa ngo yiyamamaze, humura Imana yo yabibonye kare. Iryo banga ryo kuzigama ibyiza, iryo banga ry'urukundo, niba nta n'uwabibonye kuko nyine ari ibanga nyine, humura Imana yo yabibonye. Imana irabizi. Ibintu byose uzakora ujye ubanza wibaza uti ese Imana irabizi? Yabibonye? Aha, niba yabibonye biraguhagije. Burya bavandimwe, urugo rwiyubashye rugira ibanga. Abo mubana n'abo mukorana aho hose agomba kubibanga, ibanga ry'akazi. Iryo banga utaba wemereye kumena. Hari abantu benshi muri iki gihe batewe n'indwara y'ivuzivuzi. Bamwe bakagira umunwa uva, abandi bakaba cyokere, babiri hanze. Mbese ugasanga icyo bita ibanga ari byo batamenye, icyo batumvise. Mu isomo rya mbere ejo hashize twazirikanaga uburyo Pawulo ashishikariza abanyakorinti kurebera kuri kiliziya zo muri Macedonia mu bikorwa by'urukundo, uburyo bitanze bakagoka bagafasha abayoboke b'Imana bari bari Yerusalemu. Icyo gikorwa cy'ubutabazi uyu munsi Pawulo akabahishura ibyiza byo gutangana umutima mwiza, umutima w'urukundo, les bienfaits spirituels des actes de charité. Ibyo bikorwa ko bitanga ibyishimo, la joie. Pawulo yagize ati, buri wese rero atange ku mutima we ubimubwiriza atinuba, adahaswe, kuko Imana ikunda utanga yishimye. Amen. Dieu aime celui qui donne joyeusement. Ako kantu gutangana umutima mwiza, Yesu aragakunda. N'ikimenyimenyi ari uhawe ari utanze basigarana ibyishimo. Icyo nicyo cyita rusange. Byakarusha ibyo byose bikagera ku Mana, bigashimisha Imana. Cyakora muvandimwe, biratandukanye byo iyo utanze ugasigara byasasa, byavuzivuzi, birangira bisandaye nyine. Bya byishimo bikabura kuko bitatanyije nyine. Byishimo birenze ibindi burya ni byabereye mu ibanga. Nka bya byishimo bya Bikira Mariya bita mu Kilatini Gaudium. Ibyishimo by'indani biturutse ku ibanga nyine. Umunsi umwe hari umugabo utarabikaga ibanga na gatoya, hari mugenzi we rero rumuri mu ideni, nuko aza kumwihanangiriza aramubwira ati, niba nkurimo amafaranga nkazabyumva ahandi, ubimenye neza bizaba bihwaniyemo ababyeyi. Wa mugabo n'ivuzivuzi rye yatekereza uburyo urwo rufaranga rutubutse, yatekereza n'uburyo bishobora kumuviramo gutishyurwa aramutse abivuze, yewe na n'ubu iryo banga riri kumukirigita, ashaka kubivuga ariko yakwibuka ko batazamwishyura aramutse abivuze, akongera agaceceka akifata. Nubivuga bizahwaniramo. Bavandimwe, iby'Imana ni amabanga. Umuririmbyi wa Zaburi we uyu munsi mu ntero ye ati, hahirwa umuntu utinya Uhoraho. Amen. Nanjye ndahirwa niba ntinya Uhoraho. Bavandimwe, yaba twarakaga Imana akaba ari imenye ibyacu byose, twatera imbere bikomeye pe. Ni nabyo Evanjiri y'uyu munsi yagarutseho muri ya migenzo itatu twibuka nk'abakristu mu gihe cy'igisibo: gufasha aumône, gusenga la prière, no gusiba le jeûne. Uko kwigomwa cyangwa gufasha abandi badukeneho ubufasha, tugasenga neza n'umutima wacu wose, kandi tugasiba gukora ikibi. Ntabwo ari gusiba ibiryo, ahubwo gusiba ikibi, icyaha, tukareka ingeso mbi. Iyo migenzo yose ko ari itatu ikihuriyeho ni ukuyikora tugambiriye kwiyerekana ngo mwambonye uko ndi gufasha, ngo mwambonye uko ndi gusenga, mwambonye uko ndi gusiba. Dore n'amafoto abigaragaza, nimuze murebe ukuntu nandi kubikora. Aha, ya mafoto azazana amanota mu guhigura imihigo. Rimwe na rimwe akaba ari amafoto yo gutekinika kugira ngo ushimishe abakuru, bikamenywa n'Imana, kurebwa n'Imana, akaba ari gushima aho gushimwa n'abantu cyangwa aho gushimisha abantu. Ako kaneza aragakunda. Ese mubyeyi, wagize ngo wihaye kuvuga cyangwa kwerekana ibyo wakoze byose, akarengane kawe, ibyo bagukoreye bisharira, abaguhemukiye, wazasara pe. Nguko kwiyemera no kwishyira hanze, kwivamo. Ikibi, icyiza ntikigira induru, naho ikibi kigira urusaku. Mu kigo kimwe hirya kure muri Afurika, diregiteri na sekreteri we ntibavugaga rumwe. Rero diregiteri akajya ashaka uburyo bwose yazirukana uyu munyamabanga we, akamwiyenza aho bishoboka byose, akabura aho yamufatira. Dore ko umunyamabanga yarazi cyane amafuti yose ya diregiteri, ariko we kubera kubika ibanga akirinda kubishyira hanze. Ibyo bigatuma uyu muyobozi ahorana urwikekwe, ahora mwikanga, yarabivuze we. Nuko agashaka uburyo bwose yamwikiza ngo ubundi akomeze yisanzure ntawe umuhagaze hejuru. Rero uyu muyobozi yaje kumufatira kuri raporo atamuhereye ku gihe, nuko diregiteri ahita yanzura ko uwo munyamabanga we ari umunebwe, amugerekaho n'ibindi byaha byinshi, nuko bahita baramwirukana. Wa sekreteri bamaze kumwirukana, bibabaza abagenzi be cyane bakoranaga, kuko nyine babonaga arenganye cyane, kandi ubusanzwe ari we muntu mwiza kurenza abandi bose bakoragaho muri icyo kigo. Nuko sekreteri arataha. Hashize igihe wa mudiregiteri nyine atangira kwisanzura, nuko cyara kabaye umwe mu bakozi afata wa muyobozi
yagiye gusenya urugo rw'abandi, nuko aramufotora ibyo bari barimo byose. Ayo mafoto y'urukozasoni ayazaniye wa musokereteri birukanye ngo mufashe bayashyire ku itangazo ku rubuga. Wa muyobozi nawe ngo banza asebeho gato mu rwego rwo kumwumvisha no kumwihimuraho ibyo yakoze bisharira. Dore ko uyu musokereteri yari afite umurongo wa YouTube, yari guhita bishyiraho, nuko abatuye isi bakabireba ari benshi, bagahita babona kuri aya mafoto y'uwo mudiregiteri uburyo yasenye urugo rw'abandi. Nuko umusokereteri asaba uwari umuzaniye amafoto kumusigira apareye ngo azaba yashyiraho. Wa musokereteri ajya mu cyumba atangira kwibaza ati, ko uyu mudiregiteri yanyirukanye ku kazi kandi andenganyije, Imana igahita inshira inzira nkabona akazi mu ruganda rukomeye kampemba umushahara uruta kure uw'uyu muyobozi wanyirukanye. Ikindi se kandi ko amafoto y'urukozasoni nabonye andi menshi ndetse mabi kurushaho kuri uyu muyobozi. Nuko wa munyamabanga atumiza wa muntu wari umuzaniye yapareye ati, rero aya mafoto turayasibye, nta mpamvu yo kwereka abantu amafoto mabi nk'aho ameza yabuze. Nge nawe dufite akazi, ibyo biraduhagije. Diregiteri yatugendaho yatwirukana, Imana izaturengera. Nuko uwo musokereteri abikira umuyobozi banga wa wundi wari waramugiriye nabi. Ibaze nawe mubyeyi, ubonye umwanzi wawe ugiye guseba, byagushimisha cyangwa byakubabaza? Ese muyobozi we, diregiteri we, uramutse umenya ko umuntu wagiriye nabi bene ako kageni ari we wanze kukuvamo, yanze kugushyira hanze ku karubanda, yanze kugukoza isoni, wamugororera iki koko? Wamugorora mu kazi bitagishobotse se? Ese basi wacika kuri izo ngeso mbi, cyangwa wakwikomereza ugakomeza kwisanzura kugeza igihe wa mugani ukujurijweho ngo ufashwe niyo gisambo, ukaba wakongera gutegereza igihe bazongera kugufata? Bantu murengana bakabahimbahimbira ibinyoma, muzi ko Imana ijya buri gihe ku ruhande rw'urengana? Burya wowe nubwo waba utabibona, kuko Imana c'est l'invisible, kubera ko abantu n'agahinda waba ufite, ariko Imana yo iba yarangije kubibona. Imana ibona aho utabona wowe. Rero kuba Imana induzi birampagije rwose. Kuba mfite akazi mugani wa sokereteri birampagije, ngo umunyamabanga w'ukuri, umunyamabanga udasandaza, umunyamabanga nyine n'utamena amabanga. Hari ubwoko bubiri bw'ibanga bavandimwe, hari ibanga ryica, hari n'ibanga rikiza. Ibanga ryica ni rya banga ry'urukozasoni, kureba ibishenzi n'ibiterasoni, bya biterasoni nyine ubikiye umuntu agakubikamo ubwoba ati, nuramuka uvuze ko twaryamanye nzahita nkurasa upfe, nibigucika ukavuga ko twisha wa muntu nawe nzakohereza ikuzimu. Nuko mubyeyi, ayo mafoto yose mabi y'iterabwoba iyo utahanaguye muri wowe, mu mutwe wawe, mu mutima wawe, ayo niyo kwica, ayo ni rurangiza. Ukajya rwaro yashengerera, za filime zikumanukamo, za filime z'urukozasoni uhora ureba, ibishegu, ibishenzi, za pornography, bikarangira ziparitse mu nda yawe, mu gifu, mu mutima, mu mutwe, umubiri wose. Bene ibyo nibyo bikwica. Ayo ni amabanga yica. Ngubwo uburozi, ibanga ribi, gusesagura amakosa y'abandi, gushyira abandi hanze ku karubanda, ngo uri kwirengera, so justifié, ngo barebe kuri umwere. Bavandimwe, ni ukwitonda. Muri iyi minsi hadutse abakozi benshi ba shitani bagenda bacungacunga abandi, aho abandi baguye, aho abandi batsikiye, babona aho baguye bagafata ifoto, babona aho baguye bagafata ifoto. Ese mubyeyi, wowe uwagufata wambaye nk'ubusa, urugero ifoto yakayishyira kuri YouTube, byagushimisha? Wa musokereteri ati, nta muntu ufite ubwenge ushyira ibintu bibi ku rubuga, dushyiraho ibintu byiza kuko bihari. Ese wo mubyeyi, ibintu nyine biteye isoni wowe wabyereka abandi koko? Usibye ko waba wasaze nyine. Kwandagaza abandi ni umuvumo, gushyira amafoto y'undi mabi ku mbuga ni umuvumo. Uba uri guhungura imigisha y'Imana ari kuri wowe, ari no ku bandi bayareba. Iyo ushyize ikintu cyiza ahantu abantu bagakireba, uwo ni umugisha kuri bo ndetse no kuri wowe. Washyiraho ikintu kibi nanone bakakireba, ibyo nabyo bibazanira umuvumo, kimwe nuko nawe noneho bikuzanira umuvumo ukaze cyane. Hari abenshi bashyira amafoto mabi ku mbuga bakibwira ko ari uburyo bwiza bwo gukosora abagira nabi, abanyamakosa. Nyamara abahanga muri psychology bemeza ko nyine uba wigishije abantu benshi mu buryo bubi, kubagumura, ukabagumura bakagenda mu ngeso mbi. Ibaze nawe muvandimwe, abantu uzi nawe utazi umaze gutoza ingeso mbi kubera amafoto mabi, imvugo mbi, amagambo mabi, ibikorwa bibi. Naho ibanga rikiza ni ugusiba muri telefone yawe, guhera uyu munsi ugasiba muri ordinateri yawe, mu cyumba cyawe, mu nzu yawe, mu mutima wawe cyane cyane, ikibi cyose cyaba kirimo, bityo ukirinda kubyamamaza no kubisakaza. Nuko rero ukagumana amabanga y'urukundo, uburyo uzajya gutabara undi, uburyo uzajya kugira undi neza, tugasigana kudataranga abandi. Kabone nubwo rwose waba uri mukuri, iyo kuveritire mubyeyi, kuryama ku wundi nk'uko Imana iryama ku munyabyaha, njyewe, wowe. Akenshi abantu twebwe tubangukirwa na byacitse,
no gushakisha abanyamakosa ngo tubahane, nyamara guhana udahanuye n'uguhanura. Kudashyira abandi ku karubanda ntabwo ari uguhishira umunyamakosa, ahubwo ni ukumukosora bya kivandimwe mwibanga utiriwe umutaranga. Kandi burya abahanga mu gukosora bemeza ko ikosoye umuntu mu ruhame dans le groupe, dans la masse, uwo muntu ashobora kubicikaho by'akanya gato akaguhimisha kutazongera gukorera amafuta ahabona, nuko akajya abikora noneho yisanzuye yihishe, agakora amabi kakahava, ibintu akajya yabica mu rwihisho. Naho iyo umukosoreye mu ibanga arihana, akikosora, akisubiraho, iyo akanabyakira nk'aho ari igikorwa cy'ubuvandimwe ukoze, uba uri umuvandimwe we. Iyo umukosoreye muri gurupe uba ubaye umutegetsi, nawe wamukosorera mu ibanga muri babiri, icyo gihe uba ubaye umuvandimwe. Ni koko bavandimwe, ibyasakaye byose birasandara, ibyari amabanga bigahinduka amabati, bikabomborana, bikagira urusaku. Yesu, ndi umunyabyaha, wagiye umbikira amabanga kenshi, ntiwanshyira ku karubanda, umpe kwisubiraho nanjye mu ibanga ryanjye nawe, undinde kuzongera kwandagaza abandi, mfasha abandi mu ibanga, ntagambiriye kwifotoza no kwiyerekana, ahubwo ngambiriye ineza yawe. Undinde kwihimura ku bampemukiye, mbagirire ibanga buri munsi, ibanga ryo kubakiza. Bityo mboniziye no guhora iruhande rwawe buri munsi, nshengerwa n'amabanga y'urukundo buri munsi. Nisunze Bikira Mariya, umubyeyi w'ibanga, uwabitse amabanga y'umukiro w'abantu. Buri munsi Bikira Mariya umvuganire kuri Yezu umwana wawe, nkomere ku ibanga ry'urukundo n'umwana wa Yezu Kristo. Amen. Mwese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyoseze ya Cyangugu.